aya mahirwe iduhaye, ariko by'umwihariko nongeye gushimira Imana ko iguhaye amahirwe yo kumva ufite ubwuzu bwo gushaka kumenya ijambo ryayo. Reka aya mahirwe Imana yageneye n'imigisha Imana yageneye abantu bashakashaka ijambo ryayo asorezwe muri wowe. Njyewe nitwa Musoni Flavier. Reka ufatanye nanjye muri iri sengesho mbere yuko tubumbura ibyanditswe byera. Witeka Mana nziza, wowe uduha imbaraga zo kugukunda no kugukorera, wowe uduhumura amaso ugahindura amateka yacu, abari ibigwari bagahinduka intwari, abari banyamugirya nino bagafata icyerekezo kimwe, abatabashaga kuba bahagarara ku rugamba barangiza bagahagarara kandi bakarwana mu izina ryawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ni wowe ufite ubushobozi bukomeye bwo guhindura amateka y'abantu. Muri uyu mwanya tujye kwiga ijambo ryawe, twifuza kukubera abasirikare, twifuza kukubera abana ukatubera umubyeyi, twifuza yuko waduhumura amaso kandi warangiza imitima yacu ukayikoraho kugira ngo tutarwana intambara itaratsindiwe muri twebwe. Ngwino utsinde imitima yacu kugira ngo intambara y'ibyo kwizera y'inyuma tujye tuyirwana kandi tuyineshe kubwo gufashwa nawe. Mwuka wawe wera adufatire muri ibi byanditswe byera, narangiza adutoze ukuri kwawe, atwigishe gutandukanya icyiza n'ikibi, kandi byanga byakunda ku musozo ijuru rihabwa icyubahiro. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Uyu mwanya dufitanye icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo gutsinda Yeriko ukananirwa AYI. Gutsinda Yeriko ukananirwa AYI. Aya magambo arakomeye cyane. Mu by'ukuri ukurikije ikarita y'uburyo aha hantu hari hameze, AYI na Yeriko ni ahantu hakomeye mu mateka y'Abisirayeli batazapfa bibagiwe. Ariko nshuti zanjye, aha hantu kubera iki? Bahakoreye urugamba rukomeye, kandi mu by'ukuri uru rugamba rwari rufitanye isano n'urugamba rurimo kurwana mu buryo bwa mwuka uyu munsi wa none. Ibyabereye kuri AYI n'ibyabereye kuri Yeriko uyu munsi wa none bifitanye isano n'urugamba ruri imbere yacu. Nshuti yanjye rero, byanga byakunda kunesha Yeriko ugatsindwa na AYI ni ibintu bitangaje. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana ridufitiye igisubizo. Yosuwa igice cya 6, Bibiliya umurongo wa 11 iravuga ngo Yeriko hari hakinzwe cyane kuko batinyaga Abisirayeli, nta wasohokaga kandi nta winjiraga. Uwiteka abwira Yosuwa ati, dore nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho. Namwe ab'ingabo mwese muzazenguruke umudugudu rimwe, aba ariko muzajya mukora kumara iminsi 6, kandi abatambyi 7 bazatwara amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku. Ku munsi wa 7 muzazenguruke umudugudu 7, maze abatambyi bavuze amahembe. Nshuti zanjye, iyi yari gahunda y'Imana. Mu magambo make, bagombaga kuzenguruka iminsi 6, kandi abatambyi iminsi 6, ku munsi wa 7 bakazenguruka inshuro 7. Abatambyi 7 bagombaga gutwara amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku. Ku munsi wa 7 muzazenguruka umudugudu 7. Nshuti zanjye, uru rugendo rwari rurimo abasirikare, uru rugendo rwari rurimo abantu batandukanye, ariko Imana ishima yuko abatambyi 7 batoranywa bakagenda imbere y'isanduku. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none abayobozi Imana yashinze itorero ryayo bakwiye kubahwa, kuko nabo bagomba gufata umwanya wabo. Bafite uruhare rukomeye mu kuzenguruka Yeriko yacu y'uyu munsi wa none. Ariko nanone ryazaba ari ikosa igihe umutambyi akugiye imbere ariko nta sanduku y'isezerano ihari. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo bagombaga kuzenguruka bafite isanduku, kandi iyi sanduku yabagamo urwabya rwa manu, yabagamo ibisate 2 by'amategeko, yabagamo inkoni ya Aroni yarabije. Mu magambo make, uyu munsi wa none mu ntambara turimo kurwana iyo ku munsi usoza amateka y'isi, kuzenguruka turimo gukora bariya bo bazengurukaga Yeriko, ariko twe uyu munsi wa none turimo turazenguruka Babuloni. Kandi byanga byakunda itangazo ryo mu byanditswe 18 rigomba gutangazwa
hatangazwa ngo iraguye Babuloni. Mu gihe dutegereje ko Babuloni rero itangazo ryo kugwa kwayo ritangazwa, byanga byakunda abana b'Imana basabwa kuzenguruka. Ariko nagira mbabwire inshuti zanjye, ni ikosa kwibwira yuko twazengurukana n'isanduku nta batambyi bahari. Ariko nanone bwaba ari ubujiji kuzengurukana n'abatambyi mu gihe nta sanduku y'isezerano ihari. Mbega ikibazo abanyamadini benshi bafite, ntago bazi yuko intambara turimo kurwanya ifitanye isano n'iy'Abisirayeli barwanaga. Umurongo wa 5 Bibiliya iravuga ngo amahembe navuga cyane mukumva amajwi yayo, abantu bose bazavugira icyarimwe baranguruye amajwi yabo, inkike z'amabuye zo zigose umudugudu zizahera ko ziriduke, abantu bose bazurire umuntu wese imbere ye. Yosuwa mwene Nuni ahamagara abatambyi arabibabwira ati, nimuheke isanduku y'isezerano. Abatambyi 7 bajyane amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku y'Imana. Hari abatambyi 7 bafite amahembe, harangiza kandi hakaba n'abatambyi batwaye isanduku. Aya mahembe yakoreshwaga mu buryo bw'impanda. Ndagira ngo mbibutse uyu munsi wa none hagomba kuboneka ubutumwa bwerurira abantu yuko Babuloni igiye kugwa, ariko tugomba kubikora twitwaje isanduku y'isezerano. Nshuti zanjye, umurongo wa 8 nuko Yosuwa amaze kubwira abantu, abatambyi 7 bajyana amahembe 7 y'amapfizi y'intama, banyura imbere y'Uwiteka bayavuza. Isanduku y'isezerano ry'Uwiteka barayiba kurikiza. Abafite intwaro bo bajya imbere y'abatambyi bavuza amahembe, n'ab'inyuma bakurikira isanduku. Ba batambyi bakomeza kugenda bavuza amahembe. Yosuwa ategeka abantu arababwira ati, ntimuzasakuze cyane ngo ijwi ryanyu ryumvikane, ntihakagire ijambo riva mu kanwa kanyu kugeza umunsi nzababwirira nti nimurangurura amajwi muzahere ko muvuge. Dukeneye kuzenguruka urugendo rwacu, dukeneye kuzenguruka Yeriko zacu, ariko dufite ituze, tuzi yuko ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, isanduku y'isezerano ikaba iri mu ruhande rwacu, tukaba turi kumwe n'abatambyi, bamwe bakaba batwaye isanduku, abandi bari imbere barimo kuvuza impanda. Amagambo yacu akwiye kwigizwayo hakumvikana impanda. Dufite indirimbo nziza ivuga ngo vuza impanda yumvikane hose, Yesu agiye kuza. Ariko uyu munsi wa none aho isi igeze, irimo irashaka gucecekesha impanda. Reka mbabwire, abantu bagomba gutuza, ndetse ibintu byose bigomba gutuza, ariko impanda zishushanya ubutumwa bwiza zigomba kubwirizwa, abantu bakamenya yuko byanga byakunda Babuloni igiye kugwa. Nshuti zanjye, iki cyigisho kirakomeye. Nuko bazenguruka n'isanduku. Yosuwa 6:15 ku munsi wa 7 bazindutse kare mu museke. Ubwo biravuze ngo buri munsi barazengurukaga barangiza bakitahira. Reka mbabwire ngo uyu munsi wa none ubutumwa burabwirizwa, ariko abantu barangiza bakisubirira mu byabo. Hari igihe ubutumwa bwiza buzavugwa bugendereye yuko bugomba kubyara umusaruro ugaragara. 15 ku munsi wa 7 bazinduka kare mu museke, bazenguruka umudugudu nk'uko bajyaga bagenza muri iyo minsi 6, ariko kuri uwo munsi ho bazenguruka umudugudu 7. Imana yashakaga kwerekana ububasha bw'isabato. Ku munsi w'isabato bari basanzwe bazenguruka. Ku munsi w'isabato Imana yemeye yuko bagomba kuzenguruka. Uyu munsi wa 7 bazengurutse, bahuye n'amahirwe adasanzwe. Yeriko yaraguye. 7 gafite ubusobanuro budasanzwe. Reka mbibutse yuko turi mu itorero ry'igihe cya 7, kandi iri torero ry'igihe cya 7 nta torero rya 8 rihari. Ntabwo Imana izemera gutoranya irindi torero nyuma y'iri torero, ariko ikintu kidasanzwe, iri torero rirahamagarirwa kuzenguruka 7, kuko ni itorero ryabayeho ku nshuro ya 7. Inshuti zanjye, mu magambo make, ubutumwa bwabwirijwe n'abantu bo mu gihe cya Yesu, ubutumwa bwabwirijwe n'Abisiraheli, ubutumwa bwabwirijwe n'intumwa, ubutumwa bwabwirijwe n'abaprotestani, abagorozi bakabubwiriza. Ibi bintu byose nitwe tugomba kubikora, tugomba kubitanga. Mbega uburyo dukeneweho umurimo ukomeye. Ikintu kidasanzwe rero, uwo munsi bemerewe kuvuza amajwi hejuru, kuko Uwiteka bahaye umudugudu, kandi umudugudu n'ibiwurimo byose bizashinganirwa Uwiteka. Ariko maraya witwa Rahabu aba ari we uzarokokana n'abo mu nzu ye bose, kuko yari yarahishe ba batasi twohererezaga. Uyu munsi wa none uyu Rahabu muzamubona mu nzu y'Imana, muzamubona Rahabu mu gisekuru cya Yesu.
Rahabu uyu nguyu yakijijwe n'ikintu gikomeye. Imana yategetse ko Rahabu agomba kuzarokoka. Harya nshuti zanjye nagira ngo mbabaze, muri Babuloni harimo abantu bazavamo barangiza bagakira? Yego rwose, Imana ifite abana bayo mu madini atandukanye, ndetse nagira ngo mbabwire ngo no mu bihugu by'Ubushinwa, mu bihugu by'i Burayi, mu Burusiya n'ibindi bihugu bitemera Imana, usanga kuvuga Imana bisa naho bigoranye. Imana ihabitsa abantu. Igihe abana b'Imana bazazenguruka bakabwiriza ubutumwa bw'amarayika batatu, nta kundi gusubira inyuma, nta kundi gucika intege, Imana yemera yuko abantu bari barabanye na Babuloni bagereranywa na maraya Rahabu, Imana izabaha amahirwe kuko bajyaga baha agaciro ijambo ry'Imana batitaye ku idini iryo ari ryo ryose, ahubwo bakurikizaga ubutumwa bwiza. Aba bantu bazava muri ariya madini. Kandi ikintu gikomeye ngiki twihuta, ayo mategeko yose abaye, Yeriko yararidutse. Abaheburayo igice cya 11 murongo wa 30, Bibiliya iravuga ngo kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye z'i Yeriko ziriduka bamaze kuzizenguruka iminsi 7. Mu magambo make, niki kizahesha itorero kunesha? Ni ukwizera Imana no kuyiringira. Umurongo wa 31 w'Abaheburayo igice cya 11 baranditse ngo kwizera niko kwatumye marayu wa Rahabu atarimburanwa n'abatumviye Imana, kuko yakiranye abatasi amahoro. Abantu bari mu misengero itandukanye, abantu bari muri Yeriko ariko bafite kwizera Imana yo mu ijuru, bashaka uburyo bakumvira Imana, bakemera yuko Imana yaciye muri Isiraheli kugira ngo ikureho ikibi nirangiza haganze icyiza. Abo bantu bakaba bafite kwizera, bafite amahirwe nk'ay'Abisiraheli bafite, ntibashobora kugwa muri Yeriko. Nshuti zanjye, noneho murumva yuko habayeho ikintu kidasanzwe. Abakurambere n'abahanuzi, paje 335, Ellen G. White yaranditse ngo ntabwo Abisiraheli batsinze kubw'imbaraga zabo bwite, ahubwo intsinzi yose yari iy'Uwiteka. Kandi umusaruro wa mbere w'imbuto z'icyo gihugu, umujyi hamwe n'ibyari biwurimo byose, byagombaga kwegurirwa Imana aho igitambo. Abisiraheli bagombaga kwigishwa ko mu gutsinda Kanani batagombaga kwirwanirira, ko ahubwo bagombaga kuba ibikoresho byo gushyira mu bikorwa ubushake bw'Imana. Ntibashaka ubutunzi cyangwa kwishyira hejuru kwabo, ahubwo bakogeza icyubahiro cya Yehova umwami wabo. Aya magambo arakomeye cyane. Ariko kuri paje 337 mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi banditse ibintu bitatu byatumye Abisiraheli batsinda Yeriko. Kandi ibi bintu bitatu nibyo bishobora gutuma nawe utsinda Yeriko y'ikibazo cyawe, Yeriko y'ikigeragezo cyawe. Reka nkubwire ko ibi bintu bitatu nanone nibyo bishobora kuzatuma itorero rinesha uru rugamba rifite. Aya magambo yanditse ngo iki? Baranditse ngo Abisiraheli ntibashoboraga kubona imitwe y'ingabo z'abamarayika bari babatabaye bayobowe n'umwana w'Imana. Amen. Abamarayika baramanutse na Yesu Kristo amanukana nabo, baraza binjira mu ngabo z'Abisiraheli, ariko Abisiraheli ntibabimenya. Bagombaga kuba baratekereje bati, mbega ukuntu iyi myiyereko idasobanutse, mbega uburyo bukojeje isoni kuzenguruka inkike z'uyu murwa buri munsi tuvuza impanda zikozwe mu mahembe y'amapfizi y'intama. Ibi ntacyo byakora ku minara ikomeye. Abantu b'abapfobyi iyo baboneka muri ririya tsinda, ntabwo Imana yari kwemera kugira igitangaza ikora. Niyo mpamvu Imana yabahaye kuzenguruka inshuro 7, kugira ngo kuzenguruka iminsi 6, ku munsi wa 7 bakazenguruka inshuro nyinshi, kugira ngo abapfobya n'abantu bakekeranya kwizera kwabo gukure, Imana igira icyo ikora. Mu magambo make, Imana yageze muri bo, itangira gukorera muri bo, ariko ntibabimenya. Nyamara umugambi nyawo wo gukomeza uwo muhango wo kuzenguruka mu gihe kirekire nk'icyo kibanziriza isenyuka rya nyuma ry'inkike, watanze umwanya wo gukuza kwizera mu Bisiraheli. Imana n'ubundi yinabishaka bari kuzenguruka rimwe bakarara Yeriko iridutse, ariko yemeye ko bazakomeza kuzenguruka kugeza igihe umuntu wa nyuma wakekeranyaga ububasha bw'Imana azaba amaze kwihana no kwemera ko Imana ifite imbaraga. Nshuti zanjye, dukerejwe muri uru rugendo, dukerejwe n'intege nke zacu no kutiringira Imana. Byagombaga kwandikwa mu bwenge bwabo ko imbaraga zabo zitakomokaga mu bwenge bwa muntu cyangwa mu mbaraga ze, ko ahubwo zakomokaga ku Mana y'agakiza kabo. Kubw'ibyo bagombaga kumenyera kwishingikiriza gusa ku muyobozi wabo wo mu ijuru.
kandi hano baranditse ngo kumvira ijambo ry'Imana, kuririmba ndetse no kugendera kuri gahunda y'ijuru ni intwaro eshatu z'ingenzi Abisirayeli bakoresheje. Usomye iki gitekerezo usanga bumviye ijambo ry'Imana, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, barangije bararirimba. Icya gatatu, bagendera kuri gahunda y'ijuru. Uyu munsi wa none nagira ngo mbabwire ngo abantu barashaka kwiga ijambo ry'Imana, ariko abenshi ntago bazi agaciro k'indirimbo, ndetse njye numva abantu benshi barwanya indirimbo bakavuga ko nta kintu zimaze. Ariko uyu munsi wa none nagira ngo mbibabwire, niba dushaka kunesha, Imana yagennye yuko kwiga ijambo ry'Imana, turirimba, tukagendera no kuri gahunda, arizo ntwaro zizatuma Yeriko iriduka. Uyu munsi wa none abantu batangiye kwanga gahunda, ntibashaka kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Abantu ntibashaka kuyoborwa n'amahame y'ibyanditswe byera. Abantu ntibashaka kuyoborwa na gahunda y'itorero. Abantu barashaka kwiberaho mu kirere. Ariko nshuti zanjye, ntabwo ari ko Imana ibivuga. Abatambyi bari bahari, isanduku y'isezerano yari ihari, ariko Imana niyemereye abantu bose kwitwara uko bashatse. Bari bagiye bafite amatsinda barimo, amatsinda y'abasirikare, ndetse nagira ngo mbwire nshuti yanjye, n'ibindi bintu byose gahunda Imana yari yateguye, nuko kugendera kuri gahunda no kuririmba no kumvira icyo Imana yategetse byari ibimenyetso bitatu byerekana yuko kunesha bagukeneye. Uyu munsi wa none rero ntewe ubwoba cyane n'uburyo Satani arimo kutwongorera yuko kugendera kuri gahunda y'inzu y'Imana ntacyo bimaze. Satani arimo kutwereka yuko kuririmba ntacyo bimaze. Byanga byakunda, iki kintu abantu bakwiye kukimenya. Yosuwa igice cya 7, Abisirayeli bararyohewe. Yosuwa iyi ntsinzi imaze kubaho, ntabwo yigeze afata umwanya ngo asenge abaza Imana ati, Mana, intsinzi y'uru rugamba yagenze ite? Ese haba hari ikibi twakoze ngo dupfukame dusabe imbabazi? Yobu iwe iyo habaga iminsi mikuru, musome Yobu igice cya 1, iyo habaga iminsi mikuru ikarangira, yafataga abana be agatamba ibitambo, akabahuza, akababwira ati, wabona mu byo twakoze hari umuntu watandukiriye agatandukana n'Imana, niyo mpamvu yatambaga ibitambo. Iki kintu cyari gikenewe kuri Yosuwa. Kandi nagira mbabwire ngo kenshi tujya tugira iminsi mikuru, tujya tugira ibintu turwana nabyo mu buzima, byarangira ntitwibuke kuza imbere y'Imana ngo tuyibaze ngo ese ibi bintu uko twagize amahirwe yo kubigeraho twaba twatandukiriye, kugira ngo abantu basabe Imana imbabazi, batambe n'ibitambo byo kuko bashima Imana ko ari icyo yakoze muri bo. Rero bararyohewe. Yosuwa amaze kubona atsinze Yeriko kubera imbaraga za Yesu Kristo n'abamarayika bari kumwe nabo, Yosuwa yararyohewe, ndetse Abisirayeli bagira ngo imbaraga zabo nizo zabahaye kunesha, bahita bataka AYI batabajije Imana. Yeriko wari umujyi munini uteye ubwoba, cyari icyicaro cy'abantu barwanya Imana. Niyo mpamvu Yeriko nagereranyije na Babuloni. Ariko AYI kari akadugudu gatoya kadateye ubwoba. Abisirayeli barangije igice cya 7, Yosuwa igice cya 7 umurongo wa 1. Ariko Abisirayeli baracumura kuko benze ku byashinganywe. Akani mwene Karumi mwene Zabudi mwene Zera wo mu muryango wa Yuda niwe wari wenze ku byashinganywe. Uwiteka arakarira Abisirayeli uburakari bwaka umuriro. Nuko bavuye i Yeriko, Yosuwa atuma abantu kuri AYI hafi y'Betiveni iburasirazuba bw'Ibeteri, arababwira ati, nimugende mutate icyo gihugu. Nuko abo bagabo bajya gutata kuri AYI, bagarukaho Yosuwa baramubwira bati, abantu bose ntibirirwe bajyayo, hagende nk'ibihumbi 2 cyangwa 3, abari bo batera kuri AYI, ntiwirirwe uruhiriza abantu bose ubusa uboherezayo, kuko abaho ari bake. Nuko abantu baragenda, bari nk'ibihumbi 3, bagezeyo birukanwa nabo kuri AYI. Ariko abantu bo kuri AYI babicamo abagabo nka 36. Hapfuye Abisirayeli 36. Kubera iki? Bagiye ku rugamba biyiringiye badasobanuje Uwiteka. Noneho umurongo wa 5, ariko abantu bo kuri AYI babicamo abagabo nka 36, babavana imbere y'irembo ryabo, babageza i Shebarimu, babirukana ikijyepfo. Nuko imitima y'abantu ishya ubwoba ihinduka nk'amazi. Abisirayeli bwari ubwa mbere mu mateka Bibiliya ivuze ngo imitima y'abantu ishya ubwoba ihinduka nk'amazi. Yosuwa ararira, asobanuza Uwiteka impamvu zabyo. Nuko Yosuwa byumvise, ashishimura imyenda ye, agwa yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka. Ageza nimugoroba we n'abakuru b'Abisirayeli bitera umukungugu mu mitwe. Nuko Yosuwa aravuga ati, ayiwe Nyagasani Mana, niki cyatumye wambutsa aba bantu Yorodani ukaba udushyize mu maboko y'Abamori ngo baturimbure? Erega iyaba twarigumiye hakurya ya Yorodani. None Mana, ndacyavuze iki ubwo Abisirayeli bahaye ibitugu ababisha babo?
abanyakanani nabo mu gihugu cyose nibabyumva bazatugota, bazimanganya amazina yacu mu isi. None se izina ryawe rikuru uzarirengera ute? Yosuwa iri sengesho yasenze ababaye. Imana hari ikintu yari yabonye ariko Yosuwa atabonye. Yosuwa ntabwo yigeze yiringira Imana mu ntambara zo kuri Ayi. Uyu munsi wa none biratangaje, mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi basobanuye iki? Intsinzi ikomeye Imana yari yabahesheje yatumye Abisiraheli bigirira icyizere. Muri no minsi amakorali asigaye yigirira icyizere, nta mwanya wo gupfukama ngo basenge. Ababwiriza basigaye bigirira icyizere, hari n'abasigaye bajya kubwiriza batigeze bategura. Abapastoro bifitiye icyizere ku buryo ntibakeneye gupfukama ngo bamenye umwanzuro w'icyo bakora n'umwanzuro bakwiye gufata mu kintu runaka. Bigiriye icyizere kuko Imana yari yarabasezeraniye igihugu cy'Ikanani. Bumvise batekanye maze bananirwa kumenya ko ubufasha bw'Imana bwonyine ari bwo bubahesha intsinzi. Ndetse na Yosuwa yateguye imigambi ye yo kwigarurira Ayi atigeze agisha Imana inama. Ngiki kibazo gikomeye. Rero Ayi ni akantu gatoya, Yeriko ni ikintu kinini. Uyu munsi wa none abantu benshi bagiye baca mu bibazo bigoranye, bakiragiza Imana bakanayitabaza ngo ibarengere. Mu bibazo bidasanzwe Imana yagiye ibacira inzira kuko bapfukamye bagasenga, ariko urwego bagezeho gusenga abantu barabiretse, kwiga ijambo ry'Imana abantu barabiretse. Abantu ntibakimenya agaciro k'inzu y'Imana, ntago bakimenya agaciro k'itorero ry'Imana. Uyu munsi wa none bagiye gutangira kunesherezwa kuri Ayi kubwo kutamenya Imana ngo bayitabaze. Uyu mugabo bakoze ubushakashatsi basanga uriya mugabo yari yibye imyenda witwa Akani. Noneho rero kuri page 338 baranditse ngo kugira ngo he kuba ibibazo bijyanye n'icyaha cye kandi ngo he kuzaba ikirego cy'uko yaba yararenganyijwe, Yosuwa yarahije Akani ngo avugisha ukuri. Uwo munyacyaha yatuye icyaha cye rwose agira ati ni ukuri koko ninjye wacumuye kuhoraho Imana y'Abisiraheli. I Yeriko nahabonye umwambaro mwiza wo muri Babiloniya n'ibiro 2 by'ifeza na garama 500 by'izahabu. Narabyifuje ndabitwara mbitaba mu ihema, ifeza nazo ziri hasi. Ikintu cya mbere cyatwaye uyu mugabo witwa Akani kugira ngo yibe atuma Abisiraheli baneshwa ni umwambaro mwiza w'i Babiloni, umwambaro w'Ishinari, umwambaro w'i Babuloni. Uyu munsi wa none ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, amateka arahura. Byanga byakunda impamvu itorero ritagera ku ntsinzi, impamvu umurimo w'Imana utagera ku musaruro, nuko uyu munsi wa none dufite abantu barimo kugenda, barimo kurwana, ariko bategereje, bakeneye umwambaro mwiza w'i Babuloni. Byanga byakunda ni gute gutsinda bizakunda? Uyu mugabo bakoze ubushakashatsi basanga bya bintu bye biratabye, baragenda barabifata. Ariko nshuti zanjye, ni ikihe kintu kidasanzwe cyakozwe? Uyu munsi wa none amatorero menshi afite intege nke bitewe n'abantu bayarimo bameze nka Akani. Ariko page 340 abakurambere n'abahanuzi muri icyo cyigisho bavuze icyo twakora igihe itorero riri mu ngorane, igihe ubukonje no gusubira inyuma mu by'umwuka biriho, bigaha abanzi b'Imana urwaho rwo gutsinda. Aya magambo arakomeye mu yatega amatwi. Igihe itorero riri mu ngorane tukabona ibintu ntibigenda neza, igihe ubukonje no gusubira inyuma mu by'umwuka biriho, igihe harimo kugaragara ubukonje no gusubira inyuma mu by'umwuka, bigatuma n'abanzi b'Imana babona urwaho rwo gutsinda. Niba bimeze bityo, aho kwipfumbata no kuganya ku bwako kaga, ni mucyo abagize itorero bashakishe niba nta Akani ubarimo. Muri no minsi iyo umuntu abonye ibintu bitagenda neza mu rusengero, bamwe baratangira bati abapastoro nibo bateye ibi n'ibi, abapastoro nibo bazana intege nke gutya na gutya. Ariko nshuti zanjye, ntabwo ari iki byanditswe byera bitubwira. Abandi iyo babonye ibintu byatangiye kuzamba mu itorero, baratangira bati abavuga butumwa, kana kumuvuga butumwa ni uteza ibi n'ibi, kana kumuvuga butumwa ni uteza ibi n'ibi. Nyamara nshuti zanjye, ibyo tugomba kubyitondera. Iyo abayobozi babona bizera babananiye, baricara bakavuga bataba bizera byagenze gutya na gutya. Niba hari igihe abizera babayeho bashaka kuba intagondwa, badakurikira gahunda n'amategeko n'amabwiriza by'ijambo ry'Imana, n'uyu munsi wa none. Niba hari abantu barushye ku mutima, niba hari abantu bafite ibibazo bikomeye, ni abapastoro bayoboye abantu b'intagondwa bo mu minsi y'imperuka.
ariko nshuti zanjye mu by'ukuri mu gihe ibibazo biriho ntawe ukwiye kwita undi, ntawe ukwiriye gutunga undi urutoki, ahubwo Bibiliya iravuga ngo mu mwuka wo kwicisha bugufi no kwinira mu mutima mureke buri wese aharanire gutahura ibyaha bihishwe bitubuza amahirwe yo kubana n'Imana. Ikibazo ntabwo ari pasiteri, ikibazo ntabwo ari umwizera, ikibazo ni njyewe. Buri muntu wese areba uruhare yagize kugira ngo itorero ry'Imana ricike intege, kugira ngo abanzi b'Imana tubahe umugongo, kugira ngo abanzi b'Imana babone urwaho rwo gutuka Imana. Aya magambo arakomeje cyane, nimureke twishakemo impamvu. Mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 19 Bibiliya iravuga ngo ukomeje kwizera kandi ufite umutima uticira urubanza, uwo mutima bamwe barawuretse bahinduka nk'inkuge imenetse ku byo kwizera. Hari abantu benshi dusanzwe tuzi ngo ni abantu b'Imana, ariko bamaze kumera nk'inkuge imenetse. Ubwato bupfumutse umuntu abubona buhagaze mu mazi, ariko baba burimo kugenda bunywa amazi. Dufite abantu kwizera kwabo kwamaze gupfumuka ku buryo batabasha kuzambuka uru ruzi ngo bagere hakurya. Ena White yanditse amagambo akomeye mu gitabo cyitwa Kugana Yesu. Yaranditse ngo ubu sinshaka kubarambira mbatekerereza uko kubaho ari kugufi, nuko tutagutegeka kuko musanzwe mubizi, ariko rero icyo nshaka kubagaragariza nuko kuragiriza no gutinda kwemera kumvira ijwi ry'umwuka wera w'Imana riduhendahendera guhitamo ari akaga kabi gateye ubwoba, nubwo benshi batabizi. Akaha nubwo twakwibwira ko ari gatoya twakagundira kazadushyira mu kaga ko gupfa buheriheri. Icyaha tudatsinda kizadutsinda kiturimbuze. Buri muntu wese afite akaha gatoya yita gatoya. Muraganira n'umuntu yambaye imyambaro y'ubumaraya akakubwira ati nta bundi bupagani ngira uretse tutubazo tw'imyenda, ariko Imana ifite ukuntu izabikemura, ubundi nubwo ari ikibazo gikomeye. Uganira n'umuntu akakwemeza uburyo gahunda z'idini zose azikemura, ariko ugasanga ni igisambo, ugasanga ni umuntu wima abantu, ni umwambuzi. Uretse no kwambura ugasanga ageze no ku rwego rw'uko nta kintu ashobora gutanga mu nzu y'Imana, yaba icyacumi yaba amaturo n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ariko akavuga ati ako kantu ni akantu gatoya nzagakemura. Ubu abantu benshi bafite akaha ko kubeshya, abantu bafite icyaha gitandukanye, ariko ikibazo Satani yabongoreye yuko ako kantu ari akaha, kandi mu by'ukuri ijuru ryo ribona nk'icyaha. Akaha kitwa gatoya ku bantu kaba gafite ubushobozi bwo gufunga amarembo y'ijuru. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 22 Pawulo yaranditse ngo mwirinde igisa n'ikibi cyose. Indirimbo za Salomo igice cya 2 umurongo wa 15 Bibiliya iravuga ngo mudufatire ingunzu, bya byana by'ingunzu byonona inzabibu. Mu magambo make ibyana by'ingunzu ni amagambo akomeye cyane. Reka nkwibutse yuko ibyaha byitwa bitoya bifite ububasha bukomeye bwo gufunga amarembo y'ijuru. Matayo 23 umurongo wa 24 Yesu yabwiye abafarisayo ababwira ngo mwabarandasi bahumye mwe muminina umubu ariko ingamiya mukayimira bunguri. Iri jambo rirakomeye cyane. Itorero hano banditse amagambo akomeye. Ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2 page ya 8. Ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2 page ya 8 akagingo ka mbere baranditse ngo itorero ry'Abadivanisi umunsi wa 7 riboneka mu buhanuzi riri ku rugamba, kubera ko Satani kiyoka arwanya ubudatuza abantu bakurikiza amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Satani umwanzi ukomeye aziko ageze ku mugambi we wo kuyobya no gutera urujijo Abadivanisi umunsi wa 7 yabacogoje umugambi w'Imana. Biri muri gahunda za Satani kumenya uko azacogoza Abadivantiste. Iteka ibitero bye biza buhoro buhoro kandi mu buryo bwihishe. Ibitero bya Satani biza buhoro buhoro, ndetse akenshi biza bifite isura yo kuyobora abagabo n'abagore bamaramaje, bikabageza kure ku buryo bazizera n'ikinyoma, ubutumwa bw'ibinyoma, abantu batwarwa n'amarangamutima. Satani yiteguye kuzana ibintu nk'ibyo ngo bikura abantu mu nzu y'Imana, bitandukanye abantu n'itorero n'ukuri bizeraga. Nshuti zanjye nagira ngo mbabwire ngo twe kwemerera utuntu duto duto kuba twadutwara. Uyu munsi wa none mu gitabo
cy'ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2 paje 396 ni akagingo ka 5. Aya magambo yanditswe mu cya 895 ndayakunda cyane. Ni izihe nkuta zikwiriye guhirima uyu munsi? Inkuta za Yeriko zararidutse, ariko nshuti zanjye nagira ngo mbabwire uyu munsi wa none ni izihe nkuta zigihari zikwiye guhirima. Muri iki gitabo baranditse ngo inkuta zo kwirema udutsiko, inkuta zo kwirema udutsiko, itandukaniro n'amoko bizasenyuka igihe umwuka nyakuri w'ivugabutumwa uzinjira mu mitima y'abantu. Mu magambo make, inkuta zo kwirema udutsiko, itandukaniro n'inkuta z'amoko. Uyu munsi wa none hari inkuta zitandukanye mu nzu y'Imana zigomba guhirima, aho usanga abantu bamwe bakunda abakire, abakene bakabashyira ku ruhande, n'abakene nabo bakumva yuko abakire ari abagome, n'abayobozi bagafana bafite ibintu cyane kuruta batabifite. Uyu munsi wa none hari ibintu bitandukanye abantu. Uyu munsi wa none hari inzangano z'amoko, hari ukwirema udutsiko abantu bakurikije aho baturutse n'aho bavukiye. Ariko ibyo bintu umwuka nyakuri w'ivugabutumwa niwinjira mu mitima y'abantu, izo nkuta zizagwa, ivangura rizashongeshwa n'urukundo rw'Imana. Aya magambo kandi arakomeza, baranditse ngo inkuta zitandukanye abantu zubatswe hagati y'abera n'abirabura igihe abakristo bazumvira ijambo ry'Imana ribigisha urukundo rukomeye rw'umuremyi wabo ndetse n'urukundo rutabogama bagirira abaturanyi babo. Izi nkuta z'urwikekwe zizariduka zihiritse nk'uko byagendekeye inkuta z'Yeriko. Amen. Inkuta z'urwikekwe zo kumva umuntu kumva amaraso yawe naye ntibihura, Imana yiteguye kuzihirika nk'uko yahiritse inkuta z'Yeriko. Aya magambo arakomeye. Yeremiya igice cya 8 umurongo wa 4, Bibiri iravuga ngo maze kandi uzababwira uti Uwiteka arabaza ati mbese abantu bagwa ubutazabyuka? Ni ikibazo gikomeye Imana ifite. Ese abantu bashobora kugwa byo birashoboka ukurikije iminsi imeruka turimo, ariko abantu bagwa ubutazabyuka? Umuntu yayoba inzira ubutazayigarukamo? Nibyo koko ibishobora kuyobya abantu birahari byinshi, ariko ni gute umuntu ayoba inzira yamara kubona ko yayobye ntagaruke? Bibiri irakomeza ngo none se ubu bwoko bw'i Yerusalemu kuki bwasubiye inyuma bukagendanirako? Nshuti zanjye, ushobora kuba warasubiye inyuma, ushobora kuba wari warigeze gutsindira kuri Yeriko, ariko kuri AYI ukaneshwa. Ukaba warigeze wicara ugafata ikintu cyitwa utuntu dutoya ukabona ko tutagira icyo tugutwara. Uyu munsi wa none ukaba urimbujwe n'utuntu duto. Ariko nagira ngo mbwire nshuti zanjye, Imana ntabwo ifitanye ikibazo nawe yuko wasubiye inyuma, ahubwo ikibazo gikomeye Imana ifite ni iki: ni gute ubwoko bw'Imana bwasubiye inyuma bukagendanirako? Reka nkubwire nshuti zanjye, nuramuka uguye mu ntege nke ugasubira inyuma, uzirinde kugendanirako. Bagundira uburiganya bakanga kugaruka. Zaburi ya 1 umurongo wa 1, Bibiri iravuga ngo iki? Iravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo muntu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Nshuti yanjye, nagira ngo ngukangurire kubana n'Imana, nagira ngo ngukangurire gukunda Imana n'ijambo ryayo, gukunda abantu b'Imana n'itorero ry'Imana. Nagira ngo ngusabe umenye yuko Imana ifite umugambi kandi ifite ikintu kidasanzwe igiye gukora. Niba ushaka yuko ibyo ukora byose bizaguhira, ugashaka yuko uzasaba Imana ikakumva, wasaba imbabazi ukababarirwa, wasaba guhirwa ugahirwa, wasaba kumenya iby'Imana ukabimenya, Bibiri iravuga ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntiyicarane, ntahagararane mu nzira n'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, amategeko y'Imana akayibwira ku manywa na nijoro. Reka Imana ku manywa na nijoro itume twibwira amategeko yayo, kandi uyu munsi wa none Imana ituneshereze, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe n'uko uri Imana itsinda, ariko uri Imana yanga abanyamanyanga. Uyu munsi wa none turagusaba cyane ngo ibyihishe muri twe ubishyire ahagaragara. Twagiye kenshi dukora umurimo wawe dufite izindi mpamvu,
hagiye mu murimo wawe habonekamo ba Akani. Uyu munsi wa none itorero ryawe riri ku rugamba, ariko kunesha ntako tubona. Ariko tugushimiye yuko ijambo ryawe ritubwiye yuko inzangano z'amoko, kurobanura abantu ku butoni, urwikekwe n'ibindi, nizo nkuta za mbere ugiye kubanza guhirika. Numara kuzihirika, witeguye guhirika inyigisho z'ibinyoma abantu bizeye mu misengero itandukanye zimaze igihe. Kandi wewe wanesheje abamarayika bawe, witeguye kwivanga n'ingabo zawe zirwana. Kubw'ibyo rero uduhe kumvira ijambo ryawe, uduhe kuririmba kuko byongera morale muri uru rugamba, kandi uduhe kugendera kuri gahunda nziza wagennye mu itorero ryawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.